reba nagici uramukurikiza amaso mubaza iki indege rimwe wahamagaye umuntu wawe sasa huyu mwana kananiye sasa agenda tugende Allo wowe ugiye wanda gukora iki kandi iyo ugenda wicumbuta uzagenda twaduhungu dore twabaye tu umukobwa wanjye sigaye mbona kino cyaraje sigaye agenda kumbe mjini ndio na akili utapiga hela hana muneki nibyora ako kangerageze ndebe ari bireka mukurikire gake bwombo sawa Purchase your track today. Turanze. Yesu wenze ko tutamenyaga. Uruwaye. Uruwaye. Ko shawuri keza we. Akora bime. None se ugira gasheri. None se ivina yivi kwa. Sasa huyu namba zao. Eko ndikubaza wowe shiramo sha Eko bimeze bite uyufata ugafata umwana ubyaye uri kumubaza iki umwana ubyaye fata ibitelefone byawe bode yaje muntu wa mbere ugiye kwica umuntu mu Rwanda ugiye kwica umuntu mu Rwanda ese papa urabona uyu muntu yanteretse warugiye kugiye ku muhanda waruje guhura n'udusaza tungana nkaso amwana umaze kwigira iki kure mu rugo vuba mu rugo kandi ari kundangisha nago bindeba ngusange mu rugo indege gitutu warafata umwana ubyaye ukamwa ako kwigende kagende mu mwo banza umwige neza ngagaranga tongera no kugira urafata umwana sasa huyu bita agaranga hano n'ubutuzi urafata umwana ubyaye warangiza ukamuhagarika ugatangira ngo baguhe nimero urabona imisaza yarari kundangisha ako niko niwabonye ko nanjye taci nayivuze bandi kubireba ngo abasaza n'abajene kajene mu busa reka mbanze nkubwire tutuzo haraturari tuanze kwambara amashati nk'abandi basaza mu shenga ngangwe nkandi uzajya ugenda urarika ubwo bugufwa ngo muri gutereta abana bawe ubusanzwe umwana wawe gisaza kimuhagaze imbere kiri kumutereta wabyifata mute mu rugo bavo mu rugo reka nkubwire bamukurikiza amaso mubaze indege y'umunaki yashyize ubungu reka mbanze nkubwire aca ku mwana wanjye ndavunagura iyo ugiye ndumuhizi ndikurasa urasa mu bana sale ndikugasa uragashyiriza mu bana banje yamaza sasa huyu banze nkubaze sha umugore wawe iyo mivumba nayagira wagiye uyidumbuza kumbe mjini ndio na akili tu kugira ngo ujye kwidumbuza mu bana banje gwena nzobidahanda biganza bigaba mariza sha gusa ntago wari woroshye umusore bwawe ndamwegukana ko nzakura bivura nkamureke nigenze nzongera gukurana n'umwana wanjye zakwenda
Amakuru. Nanjye ni sonari. Kana gukunze sonari. Lirisi. Uvuga ngo duhuje n'umwanya wo. Kukinara n'ikira kandi kandi. Cyakivu n'ugira ngo ndakina. N'icyaga cyakivu. Purchase your track. Se shabyaraye. Ijumba ryawe nabyo mu minsi iri imbere ndaba mbirya neza. None se wari ugiye ora. None se utuye muri Kabutazi cyamama. Se mwiza nkanjye kabutazi. Sasa huyu kumbe mjini njo na akili tu. Utapiga hela. Amazina ni ayahe? Sikizina rya ribuye ni iryanjye. Vanessa David. Uri kumva ukuntu bihuye? Wow, ushaka akazina keza. Urakoze. Sasa huyu Abakozi nibaheruka kuyusi. kumbe mjini njo na akili tu. Utapiga hela. Ndaya yo. Ariko mvuze indaya nibuka ko ya ndaya y'umukobwa yagiye ku muhanda itarata. Ubu wawe niri kumwe n'uduhungu. Eka nje kureba sha. Ntago nje mwizera mko kazambyarira ikinyonto. Arana hingi. Simubu ya hano yicaye amambanera ko bra mukobwa nzamugire n'igihe reka nje kumwera. Ako wa mukobwa warambya cyane arakubyaye. Igihe wagendeye ku muhanda abantu bose bakirwa uri bicaye kinda yawe izava mu kurangara. Ndagira ngo hamenye neza nose nari kwa murangira. Uriyangiza umwicara impande umwihwereza ngo uri kumurangira. Yera nyine arakumbaza kugira ngo abyutereza nka. Muze namurangisha ahantu hari umuntu yakura. Inzu yagura. Uri ubusarubeti nk'aya yagura inzu. Uri kuba nambaye ibisarubeti ukajyana ngo mfite amafaranga we. Utazasuzugura wagisaza. Reka ngiye kuruka. Niba wumva ibintu uri kuvuga yavamo umufu. Papa ni ngombwa umutwe urabona atiyubashye wagiye. Papa ubona ko kose sinzi ikibazo cyawe kabisa. Urabona umuntu atiyubashye. Imodoka majije gusaza nangiye kugira ikibazo. Wagicucu utaragera aho ugeze kutabonaga ko mfite icyo kibazo. Wirirwa ngo amakaye ngo amakaramu utavugaga icyo kibazo. None ubonye ngezeho nangiye gufata akabando ngize ikibazo. Gusaza ni gusahurwa. Abasaza nibo bagezweho ntabwo abasore bagezweho. Ura utabizi. Nejo ubundi kagasaza kubugutwa. Ba witonze kunca mu ijambo dore ko abana bikigiye mutuba. Kagasaza kari kukwaka ngo none ngo umusaza ngo ni uzehe uretse nge nako ndi gutereta umwana. Reka kubaza umuntu yagura umusaza cyangwa ndishoboye mu. Igisaza mfa n'abasaza. Uyiye papa ugira akavuyo kangana gutya. Igisaza we wazindikana. Yandi kubaza inzu y'umuntu yagura. Twicare tuganire iki se n'abasaza. Wabaye komisiyoneri mba. Nako kudandaza amagara uragatanga. Kudandaza amagara birenze wicaranye n'umuhungu mu myaka yawe 15 ikigabo kingana gutyo cy'urugo
Utapiga hela. Ngaje mwigirira impuhwe ko. Mubazaga inzu wa musaza kuderanja abantu hano uza kutuvangira. Mwana wamamagaye nyitahira ngo umwana njye nasubiza mu baturage. Mwana waruna mwana ko wampaye ko nanjye nihawe dawe nyirimwe wahamagaye umuntu wawe ukuntu utumye bangira Mana we nishyira mu kagozi mbigenze gute.